tekinoloji. Aho tekinoloji igeze isi uyu munsi biratangaje ndetse biteye n'ubwoba. Abahanga uko bwije nuko bukeye barakora amarobo. Barakora amarobo uko bwije nuko bukeye ngazanga bafashe mu mirimo yabo ya buri munsi bakora. Yego nibyo pe. Umuntu azi ubwenge ariko burya umuntu hagira hagarukira. Abashakashatsi cyangwa se inzobere mu bijyanye na siyansi bavuze ko umuntu ubwo azirimbura. Kwirimbura bavuga nuko nguko. Umuhanga umwe yigeze kuvuga ko umuntu azakora irobo cyangwa se agakora ikintu kikaza kikarimbura isi cyangwa se kikagira ingaruka ku isi zikomeye nk'ibyo tujya tubona. Yego nibyo rwose. Abantu nubwo wenda nta fact cyangwa se ibimenyetso byemezwa ko izi ndwara cyangwa se ibi byorezo tugenda tubona biba byarakozwe n'abantu, ariko nawe witekereje neza ushobora kubona ko ari abantu baba babikoze gusa ari ukugira ngo bakore business yabo. Ibi barabivuga bashingiye ku bisasu bakora bya kirimbuzi, amarobo n'ibindi bigiye bitandukanye ubona bifite agaciro ku isi. Reka tugaruke ku kijyanye n'amarobo. Amarobo ni igikoresho kijya kumera nk'umuntu cyangwa se gikora imirimo ijya kumera nk'iy'umuntu. Kigira imbaraga, kigira ubwenge. Ibyo byose ni umuntu uba wabigihaye ndetse ari no kugikontorora aho aba yicaye. Ukibaza uti se igihe kizata kontroli kizakora iki? Ibaze nawe. Abahanga bavuga ko umunsi umuntu azakora amarobo akabasha kuyaha tekinoloji cyangwa se icyo umuntu yakita nk'ikoranabuhanga rihambaye rikageraho rikivumbura ku bantu, rizaba rimarima ndetse rikabacucuma rikabasibanganya. Ibi koko nibyo byashoboka. Nawe ibaze uti se irobo utuma kuzana ikintu rikakizana mbese rimeze nk'umuntu waribwira ati jya kubika iki rikagenda ikintu cyose ukibwiye kikagikora kandi mu gihe gito. Kiravuga mbese kimeze nk'umuntu muri rusange. Aho gitandukaniye n'umuntu nuko kidapfa. Gupfa mvuga ni ugushira mu mwuka. Ugeze muri Tokyo neza mu Buyapani niho wamenya aho isi igeze. Uzasanga akazi kenshi gakorwa n'amarobo, abantu bari aho bimereye neza bafite imashini zibakorera nyine imirimo yabo. Izo mashini nta zindi ni amarobo. Abantu bazagira aho bataka akazi, nawe mbwira ingaruka bizateza nyuma yuko abantu babuze akazi. Yumvikana neza ko ibisambo bizagwira, ubwicanyi ndetse n'izindi ngeso mbi kubera kubura akazi. Abahanga bo ibyo ntabwo babireba, ahubwo bivugira ingaruka zashobora kuzaterwa n'aya marobo zikomeye zo kugeza ku rupfu. Abahanga bavuga ko igihe amarobo azabura kontroli cyangwa se gukontororwa bikaba bitagikunda, azadukira uwayakoze maze akamurimbura, akamucucuma, akamusibanganya ku ikarita y'isi. Ibi abahanga muri siyanse babivuga bafite ingero. Hari umudamu uherutse gukora irobo ngo igiza imukorera akazi k'abagabo bakora. Ubwo akazi mvuze abantu bakuru barabyumva, cyangwa se n'utabyumvishe reka mucire ku mayange. Ni akazi ko mu buriri. Gakimara kuyigura ngo yamukoreye akazi irabimunogereza ngo gusa ubu ararwaye ararembye. Ibaze nawe kubona umuntu ufata irobo akayigira umugabo bagashyingiranwa bakambikana impeta. Ikintu kidahumeka
gusa gitekereza cyangwa se kigakora ibintu bijya kumera nk'iby'umuntu, biteye ubwoba. Abantu bagira n'imitima ikomeye, umbarira umuntu ujya hejuru akagirwa hejuru n'irobo. Ndagushimiye, komeza ubane natwe, ibihe byiza. Vorox.